Yes, nizere ko mumeze fresh sana, mumeze neza, mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi bagana bitandukanye bitambuka kuri Super Manager Vibes. Nitwa Patrick the Entertainer. As we proceed to give what you need, Diaspora Stop Center niho turi, nkuko mubibona turi ku muryango wa sauna and massage ya hano muri Diaspora Stop Center. Tugiye kubatembereza imbere tugane n'abakobwa baho, ese bikora bite, abantu batekereza bacyase bafite imyumvire itandukanye kuri sauna na massage. Ibyo byose tubashe kugenda tubasobanurira abasobanukirwe ibintu byose akantu ku kandi. Ariko mwibutse ko Diaspora Top Center ikorera Kabeza imbere ya Skol, hakurya y'umuhanda house posada ya kera. Ukihagera wakirwa neza cyane, ari parking nini cyane, imodoka so kujya imodoka hafi 200 zose nani mwikora ku yindi. Abari igikoni kimeze neza cyane, inkoko, ifi, ushaka umuceri, ushaka bruschette nziza, byose bihari kandi bimeze neza cyane. Rero haba hari na sauna na massage tugiye kwinjira imbere tukanabaganira tukamenya abakozi bwo kubwa massage. Ikindi kiba gihari nuko hari by'umwihariko itente ya hano, hari tente baguhaye y'ubuntu, itente for free. Iyo tente wowe cyukora uraza tukakora decoration ku buntu, itente ku buntu, decoration ku buntu. Icyo tudininga ni ibyo kunywa, ibyo kurya, gutyo ukoresha ibya hano. Icyo ndibaza nacyo kiri clear. Ikindi nuko abantu bakunda kureba umupira, haba hari ecrage ya nini, TV station, TV nini cyane kandi zigeranyira ngo hagati y'umunani n'icumi, sinimo kwibuka neza umubare, ariko ushobora kureba imipira itandukanye. Ushobora kureba Arsenal hano, ureba Liverpool hano, ureba Man U hano, ureba Chelsea hano. Hari ukuntu ujya kurebera umupira hano kumva abantu barimo barashwana ngo dushyiremo Arsenal, ngo dushyiremo Liverpool. Muri Diaspora Stop Center ibyo nago bihaba. Oya, ibyo nabihaba. Buri wese arebera kuri televiziyo ye. Nushaka na basketball haba ariyo tugushyiraho NBA ukayireberaho. Ushaka volleyball, televiziyo zo ni nyinshi. Tujye kwinjira rero muri sauna na massage badusobanurire ese massage igiriwe mu maro ku muntu, ese massage imaze iki ku mubiri w'umuntu, ese bakora ubuhe bwo kubwa massage. Byinshi cyane bo bibaza kuri sauna na massage. Byibaza hano bavuga ati massage buri yahabera ibintu by'amabara. Oya, hano hari massage iri class, yinsirimu cyane kandi kwa bakobwa beza cyane babasirimu basa neza, ibintu byose bimeze fresh sana. Tujye kwinjiramo rero tubasobanuze. Mbibutse ko ni Diaspora Stop Center, ni Kabeza house posada ya kera, kandi ni imbere ya Skol neza cyane. Ukinjira wakirwa neza, uhabwa service nziza, komande yawe iminota twaguhaye bari kumujya gukoresha nk'uko ahantu agacikenera isahano. Ngiye niko ngunda kwirira, ukagera wenda n'urugero ugezeho mu saa 12, ukajya saa 1, saa 2, saa 3, ukajya kubona mu masaa 4 inzara yenda kukwica, ukumva komande yawe ngo nibwije. Hano n'umwihariko wacu ko niyo tukubwiye ngo ni minota 30 ni minota 40 ni isaha. Iyo saha igera komande yawe uyibona. Niba giye kubwira ko manager ngira ngo azanyibutsa butambi babwire neza, dufite promotion ya pizza kuwa gatatu manager na burger. Kuwa gatatu dufite promotion ya pizza. Ushaka kurya ga pizza abantu babikundira ga pizza, dufite ubwinye tukakongeza indi y'ubuntu for free. Dufite burger kuwa kangahe? Burger kuwa kane. Ushaka burger kuwa kane, ku munsi wa kuwa kane ari promotion. Uraza ukagura burger imwe tukakongeza indi for free. Ibyo n'ahandi wabisanga Nyarugenge niba zakubeshe. N'ahandi hari Nyarugenge wasanga itente y'ubuntu, na hamwe itente y'ubuntu na decoration nziza cyane ko rwo hejuru. N'umwami kazi Elizabeth ashobora kuza akakorera ubukwe bwa kabiri. Urumva aho n'ahandi wabisanga Nyarugenge. Rero icyo nabwira reka twinjiremo hano dusobanukirwe se massage igiriwe mu maro ku mubiri w'umuntu, ese massage no buhe bwoko, ese sauna na massage bifasha iki umubiri w'umuntu kugira ngo aruhuke neza. Reka twinjiremo hano hanyuma tubasobanuze ibintu byose bigende neza cyane. Turi muri Diaspora Stop Center niho tukiri kumwe hamwe na Super Manager. Tugusanze hano waje gukora iki? Urakoze cyane. Nagira ngo mbereke mbere ya byose banagiye mvuga service, ariko nizo dushobora kuvuga abantu bakagira ngo wenda turabeshya n'izihari. Naberetse ari amatente, naberetse uburyo hiyubashye n'abantu basobanutse cyangwa se abantu ba VIP bakorera amakwe kandi bakumva nta kintu baganya cyangwa se banenze. Wabonye abantu biyakirira, hari jaride abantu bicaramo nziza, wabonye aho barebera imipira, byerekeranye n'igikoni cyo ngira ngo nta kemanga pe. Hari ibyo kunywa bigezweho, no kuvuga na za nzoga ziba zihenze cyangwa se bya byo kunywa bihenze kadusembuye nkaza
nka Hennessy nyine bya byo kunywa binanywebwa n'abavyeyi icyo bashaka cyose akaba gihari ariko naho kwicara heza unareba n'umupira noneho turetse n'ibyo n'abashaka kureba imyidagaduro kuko abashaka no kwicara bareba za Tourist TV za MTV za music kuko hano dufite televiziyo zirenga 10 ziba zihari aha rero ni ahandi tumuzanya tutanga serivisi hano haba massage hakaba na sauna ngira ngo uyu ni umukobwa ukora kuri reception yaha cyane umukobwa ukora kuri reception yaha hari n'abagenzi be hariya baraza kudufasha bakubwire ubwoko bwa wowe waje gukoresha iki ngewe ndi brand ambassador wa nka brand ambassador wa rero ngomba kugaragaza serivisi ziba zitanga ntabwo waje muri salon ni waje muri massage waje gusobanura ariko nanjye njyanza ariko uyu munsi sibyo byanzanye ubu ndimo ndagaragaza ibyo navuze ko bihari ubu rero ngire ngo yuje ukoresha iki ushobora gukoresha byose ushobora gukoresha ushobora kujya muri sauna ushobora kujya muri massage ushobora no kuza kwiyakira kuko aha ngaha nakubwiye uburyo bwo gusohoka ahantu heza kandi hagezweho mu mujyi wa Kigali ndongera asubiremo izina ryaho hitwa Diaspora Stop Center ni hahandi hahoze ari Posada ya kera Posada ubu rero yavuyemo nahangaho umuntu arebana ni Kabeza umuntu arebana na Nide Plus Score hakaba hepfo iyi station bita Rubisi ari no hepfo cyangwa se hafi ya Kiliziya y'Abakatolika yitwa Chapelle ubwo rero muri make ariko turamubaza yuje muri sauna na massage uko wavuye mu rugo no kusubiye bitandukaniye urakoze cyane bitandukaniye kuko icyambere iyo uje muri massage ushaka ko imitsi igororoka amaraso agatembera neza buryo utarwara nka za paralize cyangwa se n'izindi ndwara zishobora kuba zaterwa n'imitsi aha ngaha rero hari Parukwisi bafite abakozi babyigiye kuko hari nk'umwana w'umukobwa rero wanabikoreye amahugurwa za Nairobi Kenya ari wa mwana w'umukobwa we yarabyize yarahuguwe azi type zabyo azi ngwino mama mukobwa mwiza ngwino adusobanurira ubwoko bwa massage baba buri hano uyu nawe nagaje mubaze naba makuru yawe witwa guki Yitwa Deborah hano ubuhe bwoko bwa massage tugira ubwoko bwa massage reflexology gake tugende gake reflexology bimeze gute ni massage yibanda ku mitsi yo mu birenge bigatuma amaraso atembera neza mu mubiri ubwoko bwa kabiri tukagira deep tissue ubuyo n'ibiki ni massage y'imbaraga nyinshi hari igihe haza nk'umuntu wakoze siporo w'ibogari bidasaba ko nyine umukorera massage yoroheje bisaba ko umukanda cyane kugira ngo abyumve hanyuma ya gatatu tukagira n'iyo bita aromatherapy iyo ngiyo ikora iki ni massage bibanda ku gice cyo hejuru ku mugongo cyane cyane hasi bayikora biri soft byoroheje ubwo ni ubwoko butatu tugira bwinshi cyane ubwo ni bwubashije kutubwira ubwo ni bwo bw'ingenzi wowe expert mu buhe cyangwa umwihariko wawe ubwo ushoboye uzobereyemo bwose ngenda bukora bwose urabukora thank you so much isubiye mu kazi kawe receptionist mufungura sangahe mutanga serivisi guhera ryari na ryari dufungura saa 2 za mitondo tugafungura saa 2 za mitondo ubu wageze hano hicaye mutanga abantu babagana se nabo benshi nabakoresha massage nabakoresha sauna bose baraza ari benshi ari abasauna baraza ari massage baraza yego ubwo mukorera he mu budukurikiye kuri shop tumurangira no uti turangire hano dukorera Kabeza kuri Diaspora Stop Center imbere ya Score urenze kuri Chapelle mu sauna na massage byose bihari ubwo byose mubifungura ku masaha amwe yego byose ni saa 2 za mu gitondo yego tugafungura sauna mu mwacanye twacanye umuriro ari fresh yego saa 12 twacanye yego muri Diaspora Stop Center urumva twe twabasuye turimo tubaganiriza ariko se abakiriya babagana umunsi ku munsi bababwira iki barishima yego bakatubwira ko bazagaruka kandi baragaruka urumva ko ari sawa cyane ubu rero urumva ko supermanager yambwiye ko nanjye ngomba kuzaza nanjye nkoresha sa ariko ngere ka massage ahubwo kandi taratugukorera ari promotion mugira yego ibihari byane byane umukiriya wishyuye ku kwezi wishyuye ku kwezi ubwo bonumero y'ukwezi barangahe 40 uza buri munsi sauna se massage sauna massage na bonumero bigira Thank you so much. Witwa harya? Mutoni akazi keza.